Tugiye kwigira hamwe icyigisho kivuga ngo Imana nk'ipine y'ingoboka. Benshi bemera ko kubana n'Imana ari ikintu cy'ingenzi kandi ko ikwiye guhabwa umwanya wa mbere. Nyamara bananirwa kubishyira mu bikorwa. Hari ibintu byinshi biturangaza kandi bishobora kuba n'ibintu byiza kandi bikenewe, ariko bikaba byatujyana kure y'Imana. Urugero, kwiga amashuri, gushaka amafaranga, gukora imirimo y'itorero. Ibyo bintu turabikeneye, ni ingenzi kuri twebwe, tugomba kubikora, ariko bishobora kutujyana kure y'Imana. Muri Matayo 6:33 Yesu aravuga ati, ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo n'ibyo byose muzabyongerwa. Igihe duhangayikishwa n'ibyo kurya by'umubiri, ntabwo twibuka ko imitima yacu ikeneye ibyo kurya by'umwuka, kandi bikaba bifite agaciro kuruta ibyo kurya by'umubiri. Twibwira ko turi abanyabwenge, nyamara tugaragaza ubucucu iyo tuvunika cyane dukorera inda no gushaka ibyo gushimisha amaso, nta kuzirikana ubuzima bw'iteka ryose. Pawulo ati, iherezo ryabo ni ukurimbuka, kuko Imana yabo ni inda. Ibiteye isoni bakora bikaba ari byo birata, bahoza umutima ku by'isi. Abafilipi 3:19. Umuntu abasha kuraza amaguru mu mazi yiga kugira ngo azabone impamyabumenyi, ariko ntiyarara yiga ijambo ry'Imana. Umuntu ashobora kurara ijoro ashaka amafaranga, ariko ntiyarara ijoro asenga. None amafaranga ashakishwa nayo gukora iki? Ni ukugira ngo tubeho neza. None se ayo mafaranga aba azahisha Imana icyubahiro, cyangwa nayo kwihimbaza, kunezeza umubiri, gushaka ibikoresho bibereye amaso, gukuza ubwibone n'inarijye, mu yandi magambo kujya kure y'Imana. Ayo mafaranga dushaka, icyo dukorera ni ukutujyana kure y'Imana. Ntabwo ari amafaranga turi gushaka yo kuzahisha Imana icyubahiro. Umuntu ntiyatanga ikibanza ngo hubakwemo urusengero abantu bazakirizwemo, ahubwo yateganiriza ahazaza atazirikana umurimo w'Imana. Umuntu ntiyafasha imfubyi yabuze minerevare, ahubwo yakoresha aniverisere agaburira abantu, abereka ko akomeye, no kugura ibikinisho by'abana be, no gukora za jaride nziza iwe mu rugo. Benshi mu bahinzi bazindukira mu mirima aho kubanza mu materaniro. None ninde uzameza iyo myaka? Uhangayikishwa no kubona imodoka. None niki kikubwira ko iyo modoka atari izakwica? Uti ngiye guhahira abana. Abo bana utisha Imana, niki kikubwira ko bazakubera abana beza niba batazagutera agahinda bikaba byakuviramo no gupfa? Imana nta mwanya. Umusore ahangayikishijwe no kushaka umugore, ni byiza, ariko niki kikubwira ko uwo mugore utazatandukana umaze kumutangaho ibyawe byose, amaze no gutwara umutima? Abakobwa benshi wagira ngo basenga abagabo, hari n'abareka itorero kubera abagabo. Yemwe bako, mushatse mwakwitonda. Abagore benshi bafite abagabo bicuza impamvu bashatse. Niki kikubwira ko uwo mugabo usenga atazaguhotora cyangwa atazagutera sida? Mbese Imana ikwiye kuba nk'ipine y'ingoboka, cyangwa dukwiriye kwirutisha ibintu byose? Kenshi na kenshi
tuvugana n'Imana iyo ibintu byadogereye, aho kubanza Imana mu byo dukora byose. Tuvugana n'Imana iyo ibintu byadukomeranye. Benshi bagenda basubira inyuma mu mibereho yabo y'iby'umwuka kuko birengagiza akanya ko kuvugana n'Imana, basoma ijambo ryayo no kuritekerezaho no gusenga. Imana igira agaciro iyo ibintu bimeze nabi. Iyo umunyeshuri ari hafi yo gukora ikizamini, Imana igira agaciro. Iyo umunyeshuri arangije kwiga akaba akeneye akazi, Imana igira agaciro. Iyo umuntu yirukanywe mu kazi, Imana igira agaciro. Iyo ubukene bugeze mu rugo, Imana igira agaciro. Iyo umuhinzi yabuze imvura cyangwa imvura ikaba yabaye nyinshi ikica imyaka igahirika n'amazu, Imana igira agaciro. Iyo umugore yapfushije umugabo, Imana igira agaciro. Iyo umugabo yapfushije umugore yakundaga, Imana igira agaciro. Iyo umuntu yarwaje umwana cyangwa undi muntu wo mu muryango, Imana igira agaciro. Iyo umutunzi yatewe n'abajura, Imana igira agaciro. Iyo imodoka yapfuye cyangwa yakoze impanuka, Imana igira agaciro. Mu buzima bwacu bwa buri munsi, Imana yabaye nk'ipine y'ingoboka, tuyishaka iyo twahuye n'ibibazo. Igihe ibintu byose bigenda neza, dusenga nta mwete, rimwe na rimwe tukanabireka. Mbese nongere mbaze ikibazo, turi kwiga isomo rivuga ngo Imana nk'ipine y'ingoboka. Nongere mbaze ikibazo, mbese Imana ikwiye kuba nk'ipine y'ingoboka cyangwa dukwiye kuyirutisha ibintu byose? Ipine y'ingoboka ni ya pine bita pine de réserve, ya pine ukoresha igihe ibintu byagenze nabi. Tugomba kwakira Yesu no kumurutisha byose. Imibereho yacu ya buri munsi niyo yerekana ko twamwakiriye cyangwa tutamwakiriye. Hari ingingo ndwi ngiye kubabwira tugomba kwitondera mu gihe twifuza ko Yesu atubera uw'ibanze mu buzima bwacu bwa buri munsi. Yesu agomba kuba uwa mbere. Icya mbere, Yesu agomba kuba uwa mbere mu byo tugira nyambere. Icya kabiri, Yesu agomba kuba uwa mbere mu byo dutekereza. Gatatu, Yesu agomba kuba uwa mbere mu byo tuvuga. Kane, Yesu agomba kuba uwa mbere mu mibanire yacu. Gatanu, Yesu agomba kuba uwa mbere mu byo dutunze. Gatandatu, Yesu agomba kuba uwa mbere mu byo dukoresha imibiri yacu. Karindwi, Yesu agomba kuba uwa mbere mu byo dukora. Reka noneho tugende dusengura buri ngingo. Yesu agomba kuba uwa mbere mu byo tugira nyambere. Matayo 6:33, ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongerwa. Imbaraga ikomeye itarigeze kubaho iragenda yigarurira isi mu gushishikariza gushaka amafaranga, mu kurwanira ubutegetsi, mu guharanira kubaho cyangwa gushakisha imibereho. Hari imbaraga ikomeye yigaruriye umubiri, ibitekerezo n'umutima. Hagati yo umuvuduko usa n'ibisazi, Imana iravuga, iraduhamagarira kuza ngo tuganire nayo. Muri Zaburi 46:11, Imana iti, nimuze mumenye ko ari jye Mana, nimutuze mumenye ko ari jye Mana. Aho gusaba Yesu ngo ayobore buri gikorwa cyacu cya buri munsi, tumusaba guha umugisha gahunda twikoreye ubwacu. Imibereho ya Yesu yabaye imibereho isenga. Gusenga
cyari ikintu kibanze muri byose. Buri gitondo cya kare Yesu yajyaga ahiherereye agashakashaka mu byanditswe agasenga. Muri aya masaha atuje nibwo yasabanaga n'Imana. Mariko igice cya mbere umurongo 35. Nuko mu museke arabyuka arasohoka ajya mu butayu asengerayo. None rero byaba byiza dukurikije urugero rw'umwami wacu. Dawidi yasengaga buri gitondo ku manywa na nijoro. Zaburi 55 umurongo 17. Daniyeli nawe yakurikizaga urwo rugero. Daniyeli igice cya 6 umurongo wa 10. Niba udafashe icyemezo cyo kujya ukoresha igihe cya kare mu museke uvugana n'Imana utuje, nta gihe uzigera ubona. Satani azakora ibishoboka byose ngo utakibona. Iyi niyo ntambwe ya mbere yo gutsindwa no kunanirwa kuba umukristo. Ikimenyetso cyerekana ko iby'umwuka bitangiye gukama mu muntu nuko mu gitondo kare yihutira mu kazi cyangwa ku shuri cyangwa gushaka amafaranga. Kwikuraho ikiringiti biramworohera. Nyamara ikiringiti kirabaremerera iyo umuntu asabwa kuzindukira mu materaniro kare mu museke nk'igihe ajya mu kazi. Iyo imvura iguye abantu ntabwo basiba akazi. Ntibabura kugenda mu mvura bajya gushaka amafaranga. Nyamara iyo imvura iguye umunsi wo kujya gusenga benshi birirwa baryamye. Ku munsi w'isabato cyangwa ku cyumweru benshi bajya mu rusengero aho bashakiye, bakanataha aho bashakiye. Ariko mu kazi ntibakererwa kandi mu kazi ntibataha aho bashakiye. Nyamara marayika uza guterana n'abera no gutanga imigisha ntakererwa kandi ntataha aho ashakiye. Tujye ku ngingo ya kabiri. Ingingo ya kabiri, Yesu agomba kuba uwa mbere mu byo dutekereza. Isomo riboneka mu Bakolosayi igice cya 3 umurongo wa 1 n'uwa 2. Haravuga ngo mujye muhuza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi. Iyo dukunda gushyira mu bwenge bwacu, ibyo dukunda gushyira mu bwenge bwacu biraduhindura. Iyo ukunda gusoma ibya Yesu, uko ukunda ibyera, niko intekerezo zawe zizarushaho gusa nk'iza Yesu. Kandi uko ukunda gusoma no kureba amashusho mabi n'ibintu bibi, kubana n'abantu babi, niko n'intekerezo zawe ziba zanduye. Tugere ku ngingo ya 3. Yesu agomba kuba uwa mbere mu byo tuvuga. Isomo riboneka mu ba Efeso igice cya 4 umurongo wa 29. Haravuga ngo ntimukagire ijambo ribi na rimwe muvuga, ahubwo mujye muvuga ijambo ryose ryakubaka ubugingo bw'abandi kugira ngo rigirire akamaro abaryumva. Amagambo tuvuga agaragaza Yesu utubamo cyangwa Satani. Kenshi na kenshi tugera aho tuvuga nabi, amagambo akarishye, amagambo atarimo Imana, ahubwo arimo umujinya, guca iteka, uburakari, iterabwoba. Nubwo twaba twagiriwe nabi, Imana ishaka ko dusubizanya amagambo y'ineza aho gukoresha amagambo y'uburakari. Impano yo kuvuga ishobora kubera abandi umugisha w'agatangaza cyangwa umuvumo mubi cyane. Amagambo mabi arasenya. Igihe abantu bakoresha amagambo mabi, amazimwe, kubeshyera abandi, baba bakorera Satani. Reka tugere ku ngingo ya 4. Yesu agomba kuba uwa mbere
mu mibanire yacu. Isomo riboneka mu Bagalatiya. Abagalatiya igice cya 6 umurongo wa 2 haravuga ngo mwakirane ibibaremerera kugira ngo abariko musohoza amategeko ya Kristo. Imibanire yacu n'Imana iduhesha kubana neza na bagenzi bacu. Umurimo wa mbere umuntu asabwa gukorera abandi ni ukubategera amatwi. Buri muntu ni umushumba wa mugenzi we, ariko abakristo b'iki gihe bibagiwe umurimo bashinzwe wo gutegera abandi amatwi. Buri wese areba ibye. Ingingo ya 5. Yesu agomba kuba uwa mbere mu byo dutunze. Isomo riboneka muri Yakobo igice cya 1 umurongo wa 17. Gutanga kose kwiza n'impano yose itunganye rwose nibyo biva mu ijuru, bimanuka bituruka kuri se w'umucyo udahinduka cyangwa ngo agire n'igicucu cyo guhinduka. Imana yadushyize mu bantu ngo tubakunde, iduha n'ibintu byo gukoresha uwo murimo. Ariko akenshi dukunda ibintu tukabirutisha abantu, aho gukunda abantu ngo tubarutishe ibintu. Ingingo ya 6. Yesu agomba kuba uwa mbere mu byo dukoresha imibiri yacu. Isomo riboneka mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 6 umurongo wa 19 n'uwa 20. Haravuga ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Uwiteka uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana? Kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguze igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 10 umurongo wa 31. Namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose, mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Ingingo ya 7. Yesu niwe mwami tugomba gukorera. Isomo riboneka muri Yesaya 43 umurongo wa 7. Haravuga ngo nzanira umuntu wese witiriwe izina ryanjye, uwo naremeye kumpesha icyubahiro. Mu bintu byose byiza dushobora gukorera abandi, ikiruta ibindi ni ukubayobora ku kumenya Yesu Kristo. Uburyo Yesu yakoreshaga ageza ubutumwa ku bantu busaba ikintu akenshi muri twe tudakora: gusanga abantu aho bari cyangwa kubwiriza urugo ku rundi. Akenshi dutekereza ko gutanga amaturo yo kubwiriza cyangwa gutanga amatike y'indege y'ababwiriza bajya kubwiriza mu bihugu bya kure bihagije. Nubwo ibyo bikorwa ari ingenzi, ntibihagije. Ntabwo bihwanye no gusanga abantu aho bari, ukifatanya nabo, ubigisha ukurikije ubukene bwabo. Ubukristo budusaba ibintu bibiri: kugena igihe cyawe n'icyundi. Mu gitabo cyanditswe na Ellen White cyitwa Ibihamya by'itorero, kiri mu Gifaransa cyitwa Témoignage pour l'Église, umuzingo wa 3 page 416, yaranditse ati: mukore ibishoboka byose, buri munsi mugire akanya ko kwiga ijambo ry'Imana, kandi mushake ukuntu mwakwigisha abandi. Mukorane na Kristo, nibwo muzasobanukirwa iby'urukundo rwe. Hasigaye igihe gito cyane mukagororerwa. Amen. Senga uti: Nyagasani Mana, umfashe nkugire uwibanze
mu byo nkora byose no mu byo ngira nyambere byose. Ongera uti nyagasani Imana, ntabwo nifuza ko wambera ipine y'ingoboka, pine de reserve. Oya, ndashaka ko ugenga ubuzima bwanjye, ukandutira ibintu byose, ukanyobora aho ushaka hose, kandi ukankoresha ibyo ushaka byose. Amina. Imana iguhire. Wari kumwe na Pasiteri Mugabo Sylvestre.